Haleluya, haleluya. Inshuti zacu mbiseguyeho tumaze igihe tutavuga ubutumwa bwiza, tutabasangiza iby'ijuru. Yesu abaho umugisha cyane, dusabye rero imbabazi. Yes, on a serious note, turasabye imbabazi ku ruhande rwanyu, turasabye imbabazi data dukorera. Duhura n'imbogamizi yuko umuntu aba afite ibindi arimwo nabyo by'inshinga Imana yaduhaye, bityo rero bigatuma umuntu ashobora gutinda kugaruka gukora recording. Ariko ndabasezeranya ko mu gihe kitari cya kera ndashaka nanone kuba ari wo murimo gusa. Rero Imana ibaho umugisha, mukomeza kutwihanganira igihe muzajya mubona tumazemo iminsi tuta recording. Bless you. Nubwo tuba tuta recordinze ariko tuba dusenga. Duhagarara mu bihe byo gusenga, dusengera abantu bose, ariko nanone inshuti zacu zidukunda, inshuti zacu zikunda ijambo ry'Imana, kugira ngo ridukomeze kandi natwubake mu buzima busanzwe. Bless you. Reka rero nsenge mu izina rya Yesu Kristo. Nyiringabo Imana, ndagarutse nshima, ndagaruka nkubwira ngo uri mwiza. Ijambo ryaravuga ngo muri byose dushime, turagushimiye ko watugiriye neza, tugushimiye ku igihugu cy'amahoro, tugushimiye ku buzima bwacu, tugushimiye kuri byinshi wakoze mu buzima bwacu. Mana ukomeze kutwuzuzamo umwuka wawe kugira ngo tubashishwe kuba kanwa kawe. Mana turasabye imbabazi aho tutitwaye neza, umurimo wawe ntiturimo kuwukora neza, ariko turongera gusubira ku rufatiro tuvuga ngo Mana dushoboze kuko turabikunze Mwami. Urakoze rero, ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka dusenze twizeye. Amen. So uyu munsi turasoma ibyanditswe mu rwandiko Paul yandikiye Abafilipi. Igiceho cyaho cya mbere ndasoma umurongo wa 6 gusa. Haranditse ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza. Haleluya. Iryo ni ryo jambo rya mbere. Nzo kubatangariza inkuru nziza. Niyo byaba bidafite ishusho, iyatangiza umurimo, erega umurimo utangira bakidutwita. Haleluya. Kirya gihe abantu bajya bahagwa. Ndibuka mu gihe kimwe ku buhamya bumwe ku bamama bagenzi banjye, nagize igihe cy'uko nagiraga inda zikavamo, bikatubabaza cyane n'umutware. Yewe sinzi umuntu ababaza umuntu agitangira kumva ko mama we yamusamye. Ibindi birenze aho bizwi n'Uwiteka yarema, akarema umuntu mu nda akagambirira. Ariko umunsi mama we yagiye kumva mu mubiri we harahindutse, ibitangiza umurimo w'umuntu runaka. Ifite amasezerano yuzuye packaged y'uwo muntu ukuntu azabaho ku isi, umumaro we, ikolo ye, yahamagariwe gukora iki. Nkanjye njya ndeba ibintu byinshi, nkora n'imbaraga nyinshi, nkabitindaho, nkashaka ukuri muri byo, hakabigiye kungonga ibyo nitukuri wenda si ukuri. Ariko mu by'ukuri hariya hanze uwo muntu ikavuga ngo azakora ibi kandi azabishobora cyangwa ndetse azahura n'ibi, ariko byose ntabwo bizakumira umugambi w'Imana. Uri umugambi w'Imana, ndakwibukije rero. Niko ngarutse nkubwira ngo uri umugambi w'Imana whoever. Nubwo tujya tuviyora imigambi y'Imana, tukigira ibintu bitagombye kuba byo, tukica imihamagaro yacu, ariko yatangiza umurimo izawusoza. Amen. Hari abantu b'abakozi b'Imana benshi bakundaga kujya bavuga ngo bo batangiye ari abasinzi. Wabona ko umuntu ari umusinzi, ntiyashoboraga kumenya uwo muntu ko atwara ubuhanuzi muri we. Hakaba n'igihe yicara akakubwira ngo ariko ngo narose ibi. Wahishuriwe, ahubwo uri umusinzi. Uri umusinzi ufite umuhamagaro, uri umusinzi muri we afite umurimo yahamagariwe. Niyo mpamvu yatangije umurimo izawusoza. Haleluya. Hari igihe bishika nukuri ibintu bikavuyangana. Iyi mihamagaro mubona ngo turavuga ubutumwa bwiza, yewe abantu bagashobora kuguhagurukira noneho kaberwa icyabaye. Ndakomeza abashumba. Hari igihe muhura n'imihamagaro yanyu ari kwihakazamo imiraba. Nta muntu wakoreye Imana utaragihuye n'umuraba. Ariko umuraba uragukomeza. Umuraba ni urufatiro. Nukuri abantu badahura n'imiraba ngiye mbona nabo hari igihe bashobora kudakomezwa cyane kuko umuraba ni transformer.
taransifoma z'umuriro, noneho iyo zahiye biracika. Niyo mpamvu rero ibi bigeragezo hari igihe biza bidusunikira ku Mana. Umuntu agahura n'Imana ari igihe yarwaye. Hari Imana y'abarwayi, hari Imana y'ababyeyi bahuye n'ibibazo mu bana, hari Imana, ni ukuvuga ngo iyo atangiza umurimo, izuku uzatangira, izaho uzakiza, naho uzasoreza. Ndagukomeje kuba uyu munsi ufite imiraba ntibikuraho umuhamagaro wawe, ntibikuraho umurimo Uwiteka Imana yatambagije muri wowe kuzasoza. Mukomere ku rufatiro, mumenye yuko muri bibumbano by'Uwiteka Imana hari umurimo yatangize muri wowe ukiri umwana, ugiga kubaho na bugingo n'ubu niwe ugenderaho, nubwo utabizi ikomeza umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo tuzi Imana tutazi Imana, nemera ko yatangiza umurimo izawusoza. Niyo mpamvu tuzabona abantu barangaye batazi Imana, ariko Imana ikajya ibakoresha iby'ubutwari, kuko iyo yawutangiye niyo usoreza muri bo. Ikunda ubwoko bwayo, ikunda umukumbi wayo whatsoever. Njye ntangara Yesu asubiza abigishwa avuga ngo ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, ngo yazanywe n'abanyabyaha. Yesu ajya anangaza cyane. Kandi ngo Dawidi igihe kigeze nawe aravuga ngo yongeye gutinya Imana. Twavuga ko Dawidi yari yagendanye n'Imana, ariko arongera arayitinya. Imana ntiwayimenya kuzarinda tuyibonye, uyimenya uko ubishoboye mu muhamagaro wawe n'uwuriwe, ariko iyatangiza umurimo. Iryo jambo riranyubaka cyane. Harahongera bikanga, harahongera nkavuga nti bizashoboka gute, ariko nakwibuka ko yatangiza umurimo. Nkavuga ngo he's still under operation. He's still the pilot. He's still the driver, master and porter. He will take me there. Kandi ijambo ry'Imana kavuga ngo bikubere uko wize, niba ubyizeye, it will come to pass. Kandi nawe utabyizera, my dear, iyatangiza umurimo izawusoza. Niyo mpamvu dushobora kubona umwana ashobora kuvuka mu bandi, ugasanga ari abana bakomeye rwose b'imbaraga mu buto bwabo, twebwe abamama turabamenye. Tugashobora kureba umwana tukavuga ngo ariko akangaka nakanibwe. Tugashobora kureba umwana tukavuga ngo ariko uriya nubwo atuzi ubona ko ari umuhanga. Ariko ndashaka kukubwira ngo yatangiye umurimo, ibasha guhagurutsa umuntu abantu bose barenzaga amaso, kuko yamutangiye mu murimo ikamukoresha iby'ubutwara, abantu bose bagatangara. Wanamureba ukagiyoberwa uko abikora, ariko kandi ugasanga niwe twese twahanze amaso, kuko iyatangiza umurimo niyo usoza. Mbifurize weekend nziza. I love you. Continue going, continue pushing. Your master is your pilot. Murakoze. Iryo jambo ry'uyu munsi. Amen.